ndamutse nguhaye irikote nambaye nkakubwira ngo rijyane kwa Salongo hari ibugeze urimanike ku irembo ryiwe cyangwa urishira inyuma y'urugo jajja ntiyakora ihene ntizapfa wumvise bimwe bijwigira ntibyajwigira abantu bamenye imbaraga ziri muri Apostle Joseph. Ayidigiri mini dig. Ayidigiri mini dig. Gukira ni nonaha. Kubohoka ni nonaha. Kwirukana abadayimoni na karande n'inyatsi n'abashwekuru n'abuzukuru babo na karande n'imivumo n'imitongero ni nonaha. Ntabwo ntangarandevu yo kubikiza ejo ni nonaha. Gushima no gutanga ituro ry'ishimo ni nonaha. Ngiye kumituro rero ntabwo ari ugupfa gutura kuko mu mahame y'umwuka ntabwo mukuraho umutoya ahubwo umutoya aho umukuru kugira ngo azamuke. None support rwo magambo make no kuvuga ngo intama nizo zitunga abashumba. Intama zitunga abashumba ntabwo abashumba batunga intama tubatungisha iby'umwuka bakadutungisha iby'umubiri. Ntabwo mu mahame y'umwuka ntabwo pasteri aha abakristo amafaranga ntaho byanditse muri Bibiliya ahubwo abakristo baragenda bagakora bakazana ibya 10 n'amaturo hanyuma pastoro akabyakira agakemura ibibazo bye n'ibya igirize. Noneho ubwo nk'iyo pasteri ashatswe n'umukristo cyangwa se umwe mu bakristo akarongora umukozi w'Imana yitwa ngo iki? Kristo akarongora pasteri. Iyo warongoye generali uba wabaye generali, iyo warongoye ministry burya nawe uba wazamutse mu rwego. Intama ziba zirongoye umushumba. Ibyo biragoye ariko buri hari n'abantu mu mahame y'umwuka batabyemera. Nza abantu b'abakozi b'Imana bakoreye Imana batarubaka urugo bahabwa iyo nshingano y'ubupasteri bataragera kuri urwo rwego. Ariko ubundi na Bibiliya hari ibyivuga kuri pasteri igomba kuba ko ari umugore w'umugabo. Ari umugore w'umugabo ni umuntu wubatse urugo washatse. Ntabwo Bibiliya buriya Paulo yandika ategura avuga inshingano z'abapiskopi mu Rwanda yandikiye Timoteyo yavuze ko ari umuntu agomba kuba ari umugabo. Kuba ari umugabo ari umuntu washatse wubatse ni umugore wubatse cyangwa se ni umugabo washatse ntabwo ari umusiribateri. Ntabwo ari umusiribateri. Je buriya ntabwo nemera ko umujeni umusiribateri umukobwa aba pastoro atarubaka urugo. Ntabwo bijyanye. Paulo ntabwo yabyemeye. Yavuze ngo agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe kandi adakijijwe vuba amaze igihe akijijwe yarakomereye mu by'Imana ari umuntu mbese wubatse urugo. Ese uri umujeni uzigisha inyigisho z'umubano gute ntawe muri abana? Uzigisha bubatse gute utazi uburyo bubaka? Uzakemura ibibazo byo mu burira abagore bagiranye n'abagabo gute utazo ko babikora? Ibyo ni ugusingira ni ukwinjira mu nshingano zitari. Uvuze ngo aba bishop cyangwa aba apotre b'abagore ntabwo bemera. Oya ba apotre b'abagore nabemera mu muhamagaro buri muntu wese ni umugabo wo guhamya umwami Yesu. Sibyo muri Yesu gutabasha guhamya Yesu. Oya muri Yesu mwivuga butumwa nakubiye ngo bose nabagabo abagore bashobora kuba abashumba genda byemera. Abagore bashobora kuba ba apostle bashobora kuba ba bishop ndabyemera ariko ntabwo nemera ko umusiribateri utarubaka ashobora ngo ni bishop w'umusore ngo ni bishop w'umusore ngo ni umukobwa w'umupasteri ntabwo bikunda. Nabanze mbere nambere yo kuba pastoro abanze arangiza intambara z'ubusore. Ega abasore murota nabi mutekereza nabi mufite ibintu bitandukanye. Ubu si ugeze mu rugo unaniwe nawe kuri igisore ninde ukumasa ninde ukumbaza amakuru iyo umubiri wawe utangiye imisemburo itangiye kuzamuka ubigenza gute? Iyo umuntu akiri umusore aba afite ikibazo. Umusore hari ibuye riba mu mazi bita intaza.
intasa urarizi nibuye rinyerera riba mu mazi ushobora kuba uri kurigendaho ugahita unyerera ukikubita mu mazi ukayasoma. Umusore rero ubuzima bw'umusiribateri wamunyiraho kwikubita hasi. Nta nubwo njya nemera abakobwa nyoboye mu rusengero n'abanyumva muri Afrika, muri Amerika, muri diaspora, mujye mwirinda kujya gusura abasore mu ngo. Nibuye yakunyerera akagukubita hasi, ijipa akayimanura, isuti akayikuramo rwose, ntabwo ari abantu bo kwizerwa. Bibiliya bavuga n'imbaraga z'Imana, n'imbaraga z'itorero, n'imbaraga z'igihugu, bagira ububyutse bwinshi. Bibiliya bavuga ngo abasore bakorera Imana iminsi y'ubusore bwabo, iminsi mibi itaraza. Ariko muri iyo minsi ntabwo gufata umusore ngo ni pasiteri, gufata umukobwa ngo ni pastori uyoboye itorero, je ntabwo mbyemera. Je ntabwo njya nimika abakobwa, ni mu mpamagara ngo mbimike muri ba bishop, sinzabikora. Ahubwo nzaza kuberekana mu rusengero, mubanze murongorwe mwubaka ingo. Nuko mbyizera jewe. Byose ni nonaha, byose ni nonaha. Abakobwa rero bari kutwumva bafite umuhamagaro, bayoboye za ministeri, nibabanze basenge. Niba hari inyatsi na karande bafite zibabuza kurongorwa, nibaze mbategekera idigiri mini dig. Imana ibashinziririza abantu. Iyo nteruro ubundi ni mu ruhero rurimi Apostle. Ibyimbara twabivugiye nawe uriga ntabwo umenya, nico kibazo. Ayidigiri mini dig rabango gukira ni nona, kubohoka ni nona. Urwo rurimi ntabwo barwiga hariya Washington zira za university, hariya mu Bwongereza zira zabicikirije, izi wacu Butare za Yerika n'izindi ntabwo zigisha idigiri mini dig. Idigiri mini dig urwo rurimi wayigiye muri Harvard, from heaven, tandukanye ibintu byavuye mu ijuru n'ibyashyizweho n'ubwenge bw'abantu. Ni ururimi rwo mu ijuru ruzanwa n'umwuka wera, utarabatizwa mu mwuka wera ntiwabihabwa. Ariko birasobanurwa, gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwakira icyo wasenye no kuva mu rungabangabo ni nonaha. Aniseti yatwereka atatwereka, ega buriya kugira nta nubwo dukeneye ko abantu umva, hari ubuhamya tudakwiriye gutanga, ushobora kwitanga mu mujyi, kwita kuburyo ushobora guca ahantu bati nguriya yongwe aratambutse, wagera hejuru wararama ku kizu nk'iki ngiki ukabona handitseho ngo yongwe hawuze. Wajya ahantu uguze nk'agatike k'imodoka kuvuga ngo dore handitseho yongwe. Niko bizagenda. Abatumva rero n'abatemera ko Imana itanga umugisha, mujye mureba mu kirere cya Bugesera hari kubaka ikibuga cy'indege. Hari umunsi muzabona ibinyuguti binini byanditseho ngo yongwe eya, muzamenye ko ari iyanjye Imana yampaye. None bariya bazitunze muri Amerika, muri za Korea, i Burayi, bavukiye amezi 12, byaba ari ikibazo. Bafite amaboko 2 n'amaguru 2, nsenga mu byara wiyo basenga. No. Data niwe ubi, izo confidence ndazifite. Simamya rero sinishinga kuvuga ngo ari iratangwa ari yemera ngo yazapfata bibonye. Ariko abantu baranyica kubera iki? Ugasanga umuntu yakoze komanteri ngo yazapfata bibonye ngo yongwa ari yemera. Yo nta mupastor wiyemera nkanjye, ndiyemera. Mbere yuko munyemera ndiyemera, mbere yuko munkunda ndikunda, mbere yuko mumvuga ndivuga, mbere yuko mbasengera ndisengera, mbere yuko mbaturaho ibyiza nabanje kubyiyaturaho. Mu Mana nukumenya capacity y'ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, biraba ngo ubutunzi bwose ngo biri muri Yesu Kristo byose nibyo yampaye. Muri Yesu harimo ubukire, harimo imbaraga, harimo umuzuko, harimo kwakira, harimo gukiza, harimo kubohora. Niba ibyo bintu biri muri Yesu, ndakena gute? Nsobanuri ndakena gute? Gukena na amahame yo nukutamenya amahame yo mu Mana, nukutamenya ibyanditswe byera. Ariko nimbyitago ni ishuri, ninsonzago ni ishuri Imana yanshyizemo, nindwarago ndi mu ishuri ry'uburwayi. Imana yigishiriza abantu ku ndwara zidakira. Ngo ni ishuri ry'umutima udakira, wishe data, wishe se, wicana nyina, ngo ni ishuri. Imana igira ishuri ry'abadayimoni. Abadayimoni barakunigira abana, abadayimoni barakunigira umugabo, abadayimoni bagutwaye ibihe byiza by'umugabo wawe, ubugabo bwe ntibugikora, baramuzinze urushinge rwararyamye. Ngo ni ishuri Imana yanshyizemo, yanshyize. Iryo shuri ni Ruhande, ni Erika, ni Nirake, iryo shuri abo ni abazimu. Nabazimu bemere ko batewe ibyo bitero, baze mbavure mbitegeke. Jesi nahiru twatsi sinshaka utuvuta, ntegeka abo bazimu bapfe. Ibyo ngibyo ejo bundi nibyo wavuze, ariko
uwitwa Salongo yavuze ko nimuhura azagukubita urushyi. Uwitwa Salongo ngo yavuze ko azagukubita urushyi. Salongo wa mupfumu wari yahehera ibugesera akubita urushyi Apostle Joseph. Ndeka nkubwiza ukuri jewe mfite imbwa, sibwo bwa mbere nkubwiye ko mfite imbwa. Mfite imbwa iwanje, mfite imbwa mu rugo mu rupangu rwanje, mfite imbwa kuko nta mukiri utagira imbwa. Umvise mfite imbwa imwe, nta mukiri utagira imbwa. Umwana wanje akunda imbwa, nanjye imbwa ndayikunda, na kera ndi umupagani nari mfite imbwa. Imbwa yanjye Salongo azaza n'imbaraga ze apime ku mbwa yanjye mbere yo gusinziriza shebuja, azaza asinziriza imbwa yanjye. Imbwa yanjye ntashobora kuyisinziriza, muzamenye yuko yansinziriza. Mubwire wowe shita magic, ndamutse nguhaye irikote nambaye nkakubwira ngo rijyane kwa Salongo hari ibugize, urimanike ku irembo ryiwe cyangwa urishyira inyuma y'urugo, jajya ntiyakora, ihene ntizapfa. Wumvise bimwe bijwigira ntibyajwigira, abantu bamenye imbaraga ziri muri Apostle Joseph. Wumvise imbaraga za Yesu zitandukanye. Waramubonye ari kubivuga inde? Salongo waramubonye ari kubivuga. Namubonye ari kubivuga, ariko abivugiriwe, abivugira kuri cani wamuhamagaye. Fata uzamuhamagare duhurire Nyabugogo ahari abantu benshi, cyangwa duhurire Giporoso haba abantu benshi, cyangwa uzamuhamagare duhurire kuri no hotel. Ibyo avuga bivuge turi kumwe. Hanyuma afate rwa rujyo kagasafuriya cane mari afate inkene ayivugishe. Ntabwo byavuga hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga za Yesu, Yesu Kristo wapfuye akazuka. Hejuru y'imbaraga aravuga ko akora ibitangaza. Akora ibitangaza ibiki? Akora ibitangaza yakoze ibihe? Nsobanurira. Nabonye muri commentaire bavuga ko ari umuntu udasanzwe, ngo ko yagendeye hejuru y'amazi. Ni turi kuri piscine singiyi, uzahamagare Salongo yicara, natera amaguru akambuka akagera adakandagiye mu mazi. Bibiliya yanjye nzayibangamwe umupira, nzahita nyitekiramo itabi ndimo. Ibyo bintu mwamuvuga ni ibiki? Ngiyi piscine naza akambuka akagera hari hakurya. Bibiliya yanjye nzayibangamo umupira, nzahita nyitekiramo itabi, nsubire ku itabi, nzahita nsubira mu muhanda, sinzongera kubwira. Abakristo bahorebu bose mu matorero mu bihugu bitandukanye bazaba babiyoboke ba Salongo. Yagendera hejuru y'amazi gute? Ariko twaramubonye ari no kugendera. Abanyamakuru n'abakameramani mwagiye gukora biriya, mugafata imbaraga z'umupfumu mukazishushanya n'iza Yesu. Umva nimutashaka ngo mwihane murahura n'ibibazo bikomeye. Ayidigira imini dig. Ariko Apotre namubonye ari kugendera. Inde Salongo namubonye ari kugendera. Ibitangaza bikorera Gisenyi, nabikorere mu mujyi wa Kigali. Nazagendere hejuru ya piscine mu mujyi wa Kigali. Wumvise? Abikorera nazagendere muhamagare duhurire kuri Nyabarongo. Fata imodoka cyangwa nkubwire hari n'izifite abashoferi banje, umufata ujye kumuza nawe numva zifite, yambuke Nyabugogo n'amaguru. Ibyo mubikura heye? Iriya ni tekinike n'imbaraga za studio, n'imbaraga za kamera. Iyo dira uko byagenze gendere kwa ndahanura ndarondora. Imana yarayinyeretse. Umupfumu ufite imbaraga ntabwo ashaka abantu ngo mupange idiri imeze gutya. Iriya ni hita ashaka na hitinge aragura aterekera avuga ngo arakiza abantu, avugisha jajya, ariko yipanga idiru ngo nawe yabaye Yesu, nawe yabaye. Ariko uyu mugabo Yesu muramuzi, yagiye kwa Lazaro hashize iminsi ine, ahamagara Lazaro. Reka mbanze nkubwire w'incanga. Yagiye kwa Lazaro ahamagara Lazaro arazuka. Yahuye n'umugore wikoreye bagiye guhambira umwana Luka 6, ahamagara agahungu karahagera. Izo mbaraga urazigereranya n'izajyaga. Ariko Apotre ubona Salongo guhora iki? Inde? Salongo guhora iki? Amhora iki? Salongo amhora iki? Amhora ko mubangamiye. Amhora ko mubangamiye, kandi ikimana yampamagariye nukubangamira abapfumu. Nukubangamira abapfumu n'abakonikoni, nugusenya ibicaniro byabo. Wumvise? Nukubakubita, nukubambura intama z'Uwiteka abayobya. Wumvise? Nugusenya ibicaniro byabo. Itegeko ritampana yuko nagiye kwica umutekano kwa Salongo. Uyu mugoroba nataramirayo cyangwa nabyukiro mu gitondo. Nahamagara ama televiziyo yose, na televiziyo Rwanda na TV1 bareba cyane, za Isibo TV, za Flash, za BT n'izindi tugahurirayo. Hanyuma nkareba izo mbaraga ngo azansinziriza. Hari ibintu bidakinishwa. Urushi uriya ngiye no kuryama nkavuga ngo manu ndinde Salongo. Abamarayika bandinda baseka, bavuza induru, n'umugore wanjye yaseka ati burya waraguye.
ariko reka nkubwire ibindi kukubwira je nakoze igiterane ku Kibuye ndondora umupfumu je mfite impano y'uburondozi Imana irambwira ngo uriya mugabo afite amarogi basambaniramo wumvise ndamuhamagara niho ufite amarogi basambaniramo ni kandi uri n'umurozi umugabo ahagara mu giterane ngo ndi umurozi ndamaze urumva ko yavuze mu giterane ati ndi umurozi ndamaze ahubwo n'iri teraniro sindishaka hano yarazamutse ku gasozi hejuru ahita gusha imvura mu giterane hejuru imvura iragwa hamanuka inkubi hamagara pasiteri mugabo Venusti w'Ibumbogo wumvise ikubita ibyuma byose birashya mu rusenge hanze mu kibuga abantu bariruka ndahagarara nkuramwe agakote na karuvati ndabani wankubawe kuva nawe ubemera indi ndabango wankubawe ngiye kugukubita nanjye inkuba narayikubisira hunga irirukanka umupfumu naramuhamagara amanuka akenyeye agapi yambaye ikabutura yonyine imeze nk'ikariso araza arihana ubuso umukristo jya mu Kirundo baze imvura irahita no irahita ndakomeza ndabwiriza jya mu Kirundo baze nakoze igiterane muri stade mu Kirundo aba i Burundi hano mu Kirundo twajyayo hari uhageze ukavuga Yongwe bavati twabonye umuntu uri mu imbaraga z'Imana abapfumu binjiza umuyaga muri stade utwara ibitenge by'abagore utabura amajipo ibintu biraba abantu bose barahungava muri stade nirukana umuyaga abadayimoni ndabirukana ibitega ndabyirukana abantu bagaruka muri stade uriya rogatagira gute umupfumu nyamupfumu agira tekinike ngo ntabwo ugereranya na Yesu ni nk'aba bari kuvuga ngo nde ntabwo nigereranya na Yesu nigereranya nka Yesu mariko havuga ngo ikibice 16 ngo ndagiye ngo ariko hari ibindi nsize ntakoze ibyo asize atakoze urabizi basarongo bari bataraza bajyaja bari bataraza abashaka kugendera hejuru y'amazi bishushanya bari bataraza ibi birwara by'ibyorezo byari bitaraza ibyo rero Imana yansize kugira ngo mbikocore mbyirukane mu izina ryiwe mwizina ryiwe muri Yohani gatanavango ndi muri data nawe ari muri je nanjye ndi muri Yesu Kristo ni nacyo gituma natinya abapfumu n'abakonikoni ni nacyo gituma numva imbaraga kuko hari uri muri je rero arutajya aruta ibifaru aruta amahembe aruta biriya bintu bavugisha buri amaherezo ndi kumva wifuza ko Salongo bazamufunga inde bamufungira iki oya mu Rwanda itegeko ryemerera umuntu gusenga mu myizerere yiwe niyo myizerere yiwe ariko nanjye itegeko rinyemerera kubwiriza abapfumu bagakizwa nk'ababatiza ntabwo twifuza ko Salongo ni umugabo afite umugore n'abana ntabwo tumwifuriza ibibi turifuza ko akizwa akamenya Imana akareka kubeshya abanyarwanda mu buzima busanzwe agasubira mu itorero rye ry'abadivaniste b'umunsi wa 7 cyangwa akaza muri Horebu agakora protokole nkamurera mu mpano akazamuka nkamuba kugeza igihe imbaraga z'umwijima zose zimuvuyemo noneho umuco w'Imana ukamumurikira akajya kuroba abantu cyangwa agakora ibitangaza mu izina rya Yesu nicyo twifuza ko bidasanzwe biroroshye ashobora kuba yaraguteye ubwoba nkurikije ukuntu umuvuzeho Salongo yantera ubwoba mba naracecetse ubwoba si ubwo yantera bwaba bushingiye uko byumva bwaba bushingiye kurikije ukuntu uri kumuvugaho ntabwo ari we mvugaho ahubwo ndakumira ndi umukumirizi umuntu ajya nta muntu n'umwe Salongo yasengeye ngo abone umwana yarabuze umwana hari nomero yanjye ampamagare ni 0788541118 nta muntu n'umwe Salongo yasengeye yahaye imiti urugo rwarasenyutse ngo rwubakwe nta muntu n'umwe Salongo yahaye umuti w'ishaba ngo agire ishaba iri muri Kristo Yesu iyo wakiriye Yesu atwara imivumo yawe akaguha imigisha ye Yesu atwara indwara zawe akaguha ubuzima bwe Yesu atwara ibyago byawe akaguha umunezero we ntabwo rero twavuga ngo ndakora umurimo w'uwantumye nawe yihangane Salongo ndakora umurimo w'uwantumye ntabwo aho nsengera hasengera abapfumu ntabwo hasengera za nyabingi reka nsetsa abanyumva rero iyo ufite confidence n'abana bawe bagira confidence mfite umuhungu umwe wumvise afite imyaka 10 sibyo ku ishuri yarwanye n'umwana wa generali
urumva ko yigana n'umwana wa generali mu ba generali bamwe muri iki gihugu umwana wanjye barigana none umwana wa generali afite confidence zuko ari umwana wa generali cyagiye bari gukina ababakubita abahondanya abakanga nyine niwo kwa generali akandira ku mwana wanjye ahita amufata mutura hasi amuhirika yitura hasi noneho mu kigo baramubaza bati kuki yitwa Mugisha kuki Jadi yitwa Jadi kuki wakubise umwana wa koroneri umwana wa generali Mugisha ngo nanjye ndi umwana wo kwa Apotre Joseph urumva ko kantu nanjye ndi umwana wo kwa Apotre Joseph noneho tuhagiro mahurira na se w'umwana ibibazo turabyoroshye no iyo ufite confidence n'abana Apotre ibyo bintu byabaye bitangira kujyana abana za Mirikorine na za Serena abana banje babonaga abana b'abazungu akagenda yamugeraho agahita asubira inyuma gutya akirukanga ariko ubu ngubu niyo bagiye gukina barabakubita barabazibura humvise barakirana namukandiyeho yanamukubita bababonye ko ari abantu nk'abandi sibyo imodoka ziri iwabi wacu zirahari baba muri etage natwe tuba mu ma etage humvise basohoka kuri piscine nabo basohoka kuri piscine bajya koga n'abanje bajya koga bavuga icyongereza nabo biga mu cyongereza abandi biga mu gifaransa ubwo suraza kubakanga ubakangira iki ega mva abana intari iribyara imbogo iribyara imana ibyara imana confidence z'abana banje ntabwo wabakinisha nabo barazifite none wabaye ministeri ariko ko wabitinze ubwo nabaye ministeri ibyo niko iyo ntebe maze imyaka myinshi nicayeho kuciri none nazana yikurwaho nateka rya perezida rinyamura ubu ministeri jewe ni furu iteka mirere na mirere iyo yoboye horebu hori cace mu Rwanda no mu mahanga uburi ministeri iyo yoboye ministeri yivuga butumwa uburi ministeri muri iyo ministeri uyoboye urakomeye cyane ahubwo nibikonegite reka mbwira abantu nibikonegite sibyo mereye kuri bariya bicaye hariya na bariya bicaye hariya hakurya muri kunyumva mwese mwafashijwe mwikonegite kwizera nukumenya ibyiringirwa iyo utamenye ko hari umuntu kuruta mu mwuka ntabwo uzamuka kwikonegite gute kwikonegita nukwizera ibyo mvuga ayidigiri mini digi gukira ni nona kubohoka ni nona no gutanga ituro ryuko babohotse ni nona wabyumvise kwikonegita nukuvuga ngo ibyo uyu mugabo avuga ndabyemera avuga Imana neza ugakurikirana uko mvuga amagambo naturuka yiyaturaho ukajya ubyuka ukitera urushinge murumva mwebwe muri kunyumva mwicaye uhakurya mukajya mwitera urushinge mukavuga ngo nzakomera nzagera kure nzakora iby'ubutwari ndi umutsinzi ndi umunyembaraga warangiza ngo nemera Apostle Joseph Imana iri muri we ndayemera nuko bikonegita ubwo byose umuntu abyujuje atakwemera nukwemera Imana iri muri je kuko je kunyemera utemeye Imana iri muri je kwemera Yesu Kristo ukavuka ubwa kabiri ukamwakira nk'umwami n'umukiza hanyuma ukemera nka gutereninga mu kwizera hanyuma rero bwira abantu ni gute uzaba traininga bazakugeraho bate kungeraho ni 0788 ni 54 ni 11 ariko abantu nyeneye kwakira na abantu bamanitse amaboko bati twarasenze biranga twagiye kizabonwa twagiye kanyarira twakoza ayitata yirindwi baturambitseho ibiganza ntibyakunze ibi bintu birimo inyatsi birimo karande mukavuga ngo noneho rero umuti urabonetse ni muri Kristo Yesu reka twikonegite ku mukozi w'Imana dusengere wa undi rero uvuga hari igihe umuntu aguhamagara ngo ndashaka ko dusengana none nsengana nawe gute kwakene ko musengera ndasengana nawe undi akaguhamagara ngo ndashaka kugira ngo nguhe imitwaro je ntabwo nikorera imitwaro umuntu akaguhamagara ngo ndashaka kuguha imitwaro nyikorerere je nikorera imitwaro se Yesu ntabwo agira agatebo k'imitwaro agira agatebo k'ibisubizo akuramo ibisubizo by'abantu hanyuma rero ndakavuga ngo ni kwakunda abantu bajya gusengera abarwayi ngo uyu murwayi ndamuteruye ngo mu ngobyi y'amasengesho ngo mushize mu biga ngo ndamuteruye ntabwo je nterura abarwayi ahubwo ntegeka indwara zigakira ntabwo je ninginga nayidigira imini digi gukira ni nona kubohoka ni nona nibyo twabwira abantu
nibemere ko basenze byabananiye. Abafite ishyari rero nta munyeshyari uzagera mu ijuru. Abo ni bamwe bakora komanteri nguriya mugabo ariyemera, nguriya mugabo ibintu avuga birimo ibikabyo. No, urabyita ibikabyo gute kandi umuntu ari kugira. Ariko twibutsa abantu ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika yacu, mvuge ngo yacu, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda yaravuze ngo ntimukumve ibyo abantu bavuga, mujye mureba ko muri gutera imbere. Iryo jambo urarizi? Ntimukumve ibyo abantu bavuga bari inyuma bavuga, ahubwo mujye mureba ko muri gutera imbere. Mwibihe igihe murebe ko muri genda gutera imbere, ndi kuzamuka, ndi kwaguka mu mwuka, ndi kwaguka mu iterambere, ndi kubwiriza ubutumwa, inzugi ziri gufunguka, amateka ari guhinduka. Ndaguma natake rero. Ni umwaka wo kwataka, si umwaka w'amagambo. Nibyo ngibyo. Bibutse telefone tugane ku musozo. 0788058411. I dig rimini dig. Gukira ni nonaha. Ni nonaha. Kwirukana abadayimoni ni nonaha. Kubohoka ni nonaha. Kuva mu bwiza ukinjira mu bundi ni nonaha. Ikigabo cyakubenze ni nonaha. Uriya mukobwa wirutse yakanga ni nonaha. Uyu mugore uterese imyaka yanze ni nonaha. Diplome yawe, risase yawe, dogitora metirize baroze kwirogora ni nonaha. Business baroze, tseta yawe baroze. Ndi kubona we muri Zambia, muri Mozambique, hari i Burayi bareba kurwanya mu kazi ni nonaha. Kuzamuka ugatangira ukabayobora bikorwa nonaha rero. Reka tugushimire cyane, urakoze cyane Apostle YONGWE. Umukozi w'Imana yaraguye. Oya, ntabwo umukozi w'Imana agwagushwa n'iki. Reka tusenga ahubwo mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo Munyanazareti. Iri jambo turarisengera rigira ububasha ku muntu wese ugiye kuryumva. Iki kiganiro umuntu uzacyumva azamenye ko hejuru y'imbaraga z'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni ko hari imbaraga z'Imana. Umwuka wera nk'umwigisha ukomeye asenya ibicaniro by'abayari biri muri iki gihugu cyose. Nta mupfumu, nta murozi, nta mukonikoni, nta bashwezi, nta jajja, nta myuka mibi, nta bitega, nta mahembe bikwiriye gukorera mu gihugu cy'u Rwanda mpari. Ndasenye mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Ndabangamira abapfumu, ndabangamira abaragura, ndabangamira abaterekera. Ntabwo nzaceceka. Ndabangamira abapastoro bikonegita ku bapfumu mu izina rya Yesu. Imirimo ya Yesu Kristo irihagije. Kwizera urupfu rwe no kuzuka kwe ni urufunguzo rwo kwakira ibitangaza, gukira indwara, gukira imivumo, gukira akarande. Ndasengera abambuye ubutunzi muri Yesu Kristo. Harimo amafaranga, harimo icyubahiro, harimo ubugingo, harimo kurama, harimo kwaguka no gutera imbere. Iri jambo imbaraga z'Imana ziriherekeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.